umunyamakuru ajya hagati arabakiza aravuga ati ibintu muri gukora ntago ari byo. Nibwo umusore yirukanse Kayusi arakomeza mwirukanka umusore agwa hasi. Kayusi umunyamakuru amubwira ati nyamuneka hafi ibintu ukora ntago ari byo. Umusore arirukanka Kayusi arakinga aravuga ati ntago ncika. Kayusi arebye inyuma asanga umuhungu ari kurira hejuru, umuhungu aragiye aramucitse. Nyamara Kayusi ahanga nta mafaranga ari bubone kuko ibintu birarangiye rwose. Kayusi aragiye aramucitse, umusore arumiwe. Umunzi reka nawe bamukubitiremo hano ati niwo mwirukanye mubwira garuka azanyishyure cyangwa se ari wowe yampereza nyatware. Umunyamakuru natangiye kwisana avuga ati njewe nari naje hanganje mu kazi kayata ku kazi kawuza nyangani ni bwoko kiko waje hanga uvuga yuko uje gufata inkuru bakanyishyura ati nawe ndagukubita ati mwese muri bamwe basa gusa mukubita hasi ashaka kumukubita icupa. Umunyamakuru avuga ati nyamuneka hafi ibyo biri gukora ntago ari byo. Ndageza kukubwira ngo ahantu ushaka gusanga amafoto meza y'ubukwe anniversaire cyangwa se n'andi mafoto agiye atandukanye ni kwa Prosper Pictures. Uramusanga hano Igikondo kabisa, uramuhamagara kuri nimero ye turaza kwishyira kuri screen hasi. Umuhungu witwa Kayusi yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo yaje gutabaza abaturanyi ndetse n'abandi bose bari baraho ngaho. Bivuga yuko ngo ari umuhungu wamubwiye ngo amusange mu rugo amubwire. Amaze kuhagera atungurwa nuko uwo muhungu yamutumiye ngo aze gusambana ku kintu kimaze gufata indi ndirano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu muhungu witwa Kayusi yamaze kuhagera yinjira mu nzu. Amaze kugera mu nzu ararana n'uwo muhungu. Uwo muhungu mu gitondo cya kare bari bumvikanye amafaranga 15,000 maze Kayusi agiye kumwishyuza amubwira ko ayo mafaranga atari buyamuhe. Ibyo byaje kuvamo intambara ikomeye cyane aho Kayusi mu gitondo cya kare yabyutse ngo agiye gutaha birangira ahuye n'icyo kibazo uwo muhungu maze yanga kumuha amafaranga. Byaje kurangira batangiye kurwana, bamwe batangira no kubipfa ndetse birangira bahuruje n'itangazamakuru n'abantu bari baturiye hafi aho ngaho. Uyu muhungu mu magambo ye make yavuze yuko ngo yamuhamagaye akamubwira yuko uwo munsi amukeneye. Bamwe bikaba byabateye no kwibaza niba koko uwo muhungu ako kazi yari atubaga akora, dore yuko ngo Kayusi ngo mu busanzwe ubundi ngo bari bamuziho nk'umufundi. Nibwo yaharaye rero abanyamakuru bamara kuhagera twasanze uyu musore afite amaraso menshi, bivuga yuko ngo yakomerekejwe n'uyu musore. Mu gitondo cya kare intambara nibwo yavutse muri uru rugo maze batangira kurwana barakubitana koko karahava. Abanyamakuru bamwe bagiye bahagera iyi nkuru bageze ubwabo kuyisohora. Mu gihe kimwe nibwo nanjye nibereye aho ngaho maze mbona ibintu byabaye mbona biteye ubwoba. Uyu musore witwa Kayusi bivugwa yuko ngo ubundi mu busanzwe uyu muhungu bari inshuti kandi bari batuye bakorana neza. Iri joro rero ntibabuze amafaranga yo kumwishyura, ntago tuzi uko byagenze dore yuko ngo byarangiye barwanye. Byaje kuvamo intonganya zikomeye cyane dore ko uyu musore witwa Kayusi byarangiye rwose barwanye maze bakubitana amavide bararwana karahava. Uyu musore avuga yuko ngo no kuba barwanye ubwabyo ari ikimenyetso cyerekana yuko uyu musore atarashobotse. Uyu Kayusi akaba avuga yuko ngo akeneye kurenganurwa akaba yahabwa amafaranga ye nk'abandi bantu bicuruza bari bo bose. Ese koko ibi bintu birakwiye ko abantu barwana kakahava? Kugeza ubwo abanyamakuru bahaza n'abaturage bakaza gushungera bakareba ibyabaye. Biratangaje cyane kubona umusore nka Kayusi ajya kwigurisha ku musore mugenzi we bikaza kurangira atanishyuwe. Ibino bintu bitangiye kwera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aho abantu bamwe na bamwe basigaye bicuruza ndetse bagacuruza umubiri yabo ko bahuje ibitsina, dore ko ngo rimwe na rimwe usanga abantu bakora ibi ngibi atari uko babuza abakobwa bikorana nabo ahubwo ari ingeso itangiye kugenda yanduka mu bantu. Ese koko iki kigeragezo turaza gutugizwa n'iki dore ko gitangiye kugenda gifata indi ntera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Nk'aba basore babiri ubona mu buzima busanzwe bavuga ko ngo bari inshuti kandi ngo bari batuye babanye neza nta kibazo bari bafitanye, ariko mu bigaragara byagiye byemezwa n'abaturage twagiye tuganiriza bagiye bavuga yuko n'ubundi ngo uyu musore witwa Kayusi ako kazi bakamuziho. Kayusi ubundi yari umusore ukunze kuba yibereye mu mirimo yisanzwe ariko ntago abantu benshi bari bazi yuko aka kazi agakora, dore ko bamwe na bamwe bari batangiye kujya bavuga yuko uyu musore witwa Kayusi ahubwo ashobora kuba ari we wabaguraga. Ntago bari bazi neza yuko uwo musore nawe ubwe yigurisha. Mu gihe bari barimo baraganira n'itangazamakuru ryari aho ngaho, uyu musore witwa Kayusi yavuze yuko we yahamagawe mu masaha y'ijoro ahagana saa 2 wamubwira yuko ngo amukeneye, amusanga mu rugo iwe arangije amukorera ibyo yamukoreshaga. Birangira barwanye rwose karahava, dore ko byaje no kurangira bamwe batangiye no gukomeretsanya abari baraho ngaho bakirukanka bagahunga. Ibintu biteye ubwoba rwose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubwo abantu basigaye barwana bazira ibyo bagiye gukora.
biteye ubwoba n'agahinda muhe yose. Kayusi akavuga ati njyewe naharaye dore n'ubu busambirizi yageze sindajya mu kazi, ugomba kumereza amafaranga nkataha. Umusore akavuga ati nta mafaranga mfite, nta mafaranga naguha, n'ubundi nibyo agomba gukora bikoze nabi, nta kiri muri make twakumvikana kuri iyo ngingo. Umunyamakuru akavuga ati rero niba mwebwe mwabyumvikanye aya mafaranga nayaguhe yamuhereze ayatware. Umunyamakuru akavuga ati njyewe nta nubwo inkuru nakeba rwose nyifata ngo ngirene, kubera yuko ndabona ibintu muri mari ubugorya. Ati kuko niba amafaranga wamaze kuyemera yishyure. Umuhungu akavuga ati ntayo mufite. Kayusi nawe agakomeza tsimbara akavuga ati njye amafaranga uyama, avuga ati reba ukuntu naraye, reba ukuntu meze. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Hano hantu ubundi hakunze kugenda habera udutendo twinshi cyane, hari inkuru nyinshi cyane ziba ziri ahangaha, ariko abantu benshi cyane batajya bakunda kumenya ahangaha. Ubundi ni muri Sodoma, kuko nk'uko babivuze abantu benshi cyane hano bakunda kuhakura inkuru zigiye zitandukanye, ariko none uyu munsi yo irakabije irarenze cyane, kubera yuko ntago wakwiyumvisha ukuntu abahungu babiri barimo barapfa kutishyurana hagati yabo bitewe n'uko bararanye bahuje ibitsina. Ibi bintu rero rwose ntago ari byo, biba bigomba no kuvaho bikarangira burundu. Umunyamakuru avuga ati rero dore n'ubundi bintu mwabikoze mwishyure. Umuntu akavuga ati ntago nakwishyura ngukarabiye n'imbere, njyewe nta mafaranga mfite yo kwishyura uyu muhungu rwose, kuko ibintu twasezeranye si byo yakoze. Kandi nawe arabizi yinjira muri iyi nzu, ibintu twari twavuganye ntago ari byo yakoze. Akavuga ati none se niba ntabikoze naraye ahangaha makora iki? Kayusi akabwira umunyamakuru atari ku wowe ntago uri kubyumva ukuntu naba naraye ijoro ryose ahangaha, none ngo nkaba ngiye gutaha nta mafaranga bampaye. Kayusi n'umujinya mwinshi cyane ashaka no kumukubita, aravuga ati njyewe turarwana kuko sinumva ukuntu umuntu yakanga kunyishyura kandi naraye mu nzu ye, yego yanga burenda byemera, yamaye n'icyo kunywa ndabyemera, ariko agomba kunyishyura amafaranga yanjye. Undi nakambwira ati none nanyishyura ibyo naguhaye, hasigaye impuheza amafaranga. Akavuga ati ntago byakunda kuko niwe wanzanye ahangaha. Abantu benshi cyane ranga bashungereye barimo barareba ibiri kubera ahangaha. Ni inkuru idasanzwe, nabwo bwa mbere twumvise ibi bintu biba, cyane cyane no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wenda hanze ho bikunda kuba byaba, ariko ahangaha mu Rwanda bya bitaragera kuri uru rwego. Ni ikibazo gikomeye cyane kubona abantu barwana bapfuye yuko ngo bararanye bahuje igitsina ngo batishyanye ibyonge none ari n'abahungu. Ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Ndageza kukubwira ngo ahantu ushaka gusanga amafoto meza y'ubukwe, anniversaire cyangwa se n'andi mafoto agiye atandukanye ni kwa Prosper Pictures. Uramusanga hano Igikondo kabisa, uramuhamagara kuri nimero ye, turaza kwishyira kuri screen hasi, uraza kuyibona uragenda umuvugisha. Uyu musore witwa Kayusi rero umujinya mwinshi cyane wamurembeje. Aravuga ati ngiye munyishyure ntahe, anyishyure ntahe, ahubwo ari gukangamira umunyamakuru nk'aho ari we wabigizemo uruhare. Ngira ngo nkubwire yuko iyi nkuru ndi kuyifatana nibereye ahantu hejuru, ku buryo nta n'umuntu n'umwe wigeze umenya ko iyi nkuru nshobora kuba ndi kuyifata, kuko n'uyu munyamakuru yahageze nawe bigaragara ko yari afite gahunda yo kuba yayisohora, ariko bikarangira ayihoreye bitewe n'ibintu byinshi cyane yagiye ayibonamo. Umusore wa Kayusi rero nabona atangiye gufata amacupa, rwose. Umunyamakuru atari ko have udakubita umuntu icupa ukamwica ahangaha, dore na leta igufunga. Bati nishaka imfunge, n'ubundi yanze kunyishyura yantejuru bwa abantu hano hose bamenye. Ati havutica umuntu. Umusore arasohoka, batangira gufatana rwose, ubona ko ari ibintu biri seriye cyane. Kayusi ashaka kumukubita icupa rwose, yaribangura, urabona ko umujinya ari mwinshi cyane hariya. Umunyamakuru ajya hagati arabakiza, aravuga ati ibintu muri gukora ntago ari byo. Nibwo umusore yirukanse, Kayusi arakomeza mwirukanka, umusore agwa hasi. Kayusi umunyamakuru amubwira ati nyamuneka hafi ibintu ukora ntago ari byo. Umusore arirukanka. Ibintu byakomeje kubinambura ngaho, abaturage barimo barareba bavuga ati ko si ibintu ni ibiki. Kayusi ati njyewe uramereza amafaranga yanjye. Undi ati njye nta mafaranga nguha, nta mafaranga naguha. Uko byamera kose Kayusi amukubita hasi, ashaka kumukubita icupa. Umunyamakuru avuga ati nyamuneka hafi ibyo bintu uri gukora ntago ari byo, ntago ari byo. Niba mwabivuganye nimushaka ubundi buryo mubikemuramo, ariko havutica umuntu ati namwicate kuko nanjye n'ubundi bintu yankoreye ntago ari byo. Kayusi baramufata. Kayusi rwose aravuga ati njyewe ndari gukubita nutamereza amafaranga, tuko byamera kose ugomba kunyishyura. Undi aravuga ati njyewe ntago nshaka kukwishyura bitewe n'ukuntu ibintu twavuganye atari byo wakoze. Umuntu aravuga ati njyewe naje ahangaha ari wunzanye, nawe mubabaze barabizi, hari n'uwambonye. Ni gute wavuga ngo ntago ari bunyishyure kandi twararanye mu nzu ye? Ati ntaducika. Arashaka kwirukanka, kuko amafaranga arasa nkaho yayabuze. Kayusi ati njyewe ndagukubita ngume n'umutwe n'ayo mafaranga wayagumana, ariko njyewe ndakumena umutwe w'amafaranga uyane. Ibintu bikomeje kugenda bimera nabi cyane.
Kayusa agenda amubwira ati njyewe we niwe wanzanye muri iyi nzu, nta kindi kintu ugomba kumbwira uretse kumpereza amafaranga nkataha. Ntabwo nigeze njya mu kazi kanjye wakishe, ati none n'amafaranga naraye nkoreye ntabwo ushaka kuyama. Umuhungu akavuga ati ariko njyewe ntabwo nakwishyura bitewe n'uko twari twumvikanye. Umusore nawe ashaka kurwana amubwira ati nyamara Kayusa ushatse wakira iyo video hasi tukumvikana. Umunyamakuru ati Kayusa rero shyira video hasi, ahasigaye wumvikane nawe mwese mumeze neza. Kayusa ati ntabwo nabyemera, yampereza ati kumvikana kundi kurenza uko twaherekane tubirimo, akaba yanze kunyishyura n'ukuhe. Kayusa ati njyewe ndabizi neza ko amafaranga uyafite, ati nyishyura. Umuhungu akavuga ati njyewe ndaguhereza amafaranga 5,000 niba utayafata ubyihorere bitewe n'ukuntu ibintu wabikoze. Kayusa ati ngo 5,000 njye urumva aribyo naba najanga kwirirwa nkorera. Ati nibwo niba utashaka reka nigendere. Umuhungu atangiye kwigendera atanambaye rwose. Kayusa asigaye aho ngaho arahagaza arimo ararebera. Kayusa afata umukubuzo nashaka kwagiye kumukubita umukubuzo, barirukanse nawe murababona aho ngaho kuri kara barimo arirukanse. Umuhungu aciye hakurya, Kayusa cyane kuragiye gukinga igipangu ngo yenda ngo atamucika. Kayusa ndabona ageze ahantu hejuru kuri gate, umuhungu narimo akinga igipangu, ubona ko ibintu byakomeje kumera nabi cyane. Kayusa arakinga aravuga ati ntabwo ncika. Kayusa arebye inyuma asanga umuhungu ari kurira hejuru, umuhungu aragiye aramucitse. Nyamara Kayusa aha ngaha nta mafaranga ari bubone kuko ibintu birarangiye rwose. Kayusa aragiye aramucitse, umusore arumiwe, ageze hanze agiye kureba harenganye, aravuze ati ti wa muhungu burya aragiye pe, tarancitse rwose. Aragarutse atangiye gutonganya ndereka turebe, ari gutonganya umunyamakuru noneho nababigendeyemo, dore yaje kwifatira inkuru none nawe yahindutse umwunzereka nawe bamukubitiremo hano. Ati niwo mwirukanye mubwira garuka azanyishyure cyangwa se ari wowe yampereza nyatware. Umunyamakuru nawe atangiye kwisana avuga ati njyewe nari naje ahanganje mu kazi kayata ku kazi kabuze nyanga ni bwoko kiko waje ahanga uvuga yuko uje gufata inkuru bakanyishyura. Ati nawe ndagukubita ati mwese muri bamwe basa. Intambara ikomeza kuba intambara ahangangira ngo nawe urimo urabibona. Umusore no kwishima mu mutwe avuga ati ibintu noneho birancanze rwose. Mushimira cyane wakomeje gukurikirana iyi nkuru, ngira ngo nkubwire ngo ni wa musore wanyu udahwema kubagezaho amakuru agiye atandukanye. 5 kuri 5 tuzadukomeza kugenda tubana mu nkuru nk'izi ngizi cyangwa se n'izindi zirenze izi ngizi zazo zigiye zicana kuri Montana Empire. Nkomeza kugushimira ndetse nkushishikariza gukomeza kugubwa neza kuri uyu munsi. Ndabakunda cyane.